kiganiro na Jean Pierre Kagabo wasezeye kuri Arabiye impamvu nibyo yerekejemo birambabaje ukuntu abanyamakuru bakuru nyine bari kubivamo se urumva nubwo we nk'umuntu urwaye ufite agayihayiho niko babyita agayihayiho niba aragajya ubundi kanyagwa nagakibundi agayihayiho ni nko gushyugubwa ariko Ronaldo kumva neza ufite ukuntu ashyugumbwa mu kuba umunyamakuru yego akumva afitemo ibintu bya spiriti media niyo yagenda akumva afitemo umwuka w'itangazamakuru yego mu by'ukuri namvise ikiganiro cye aravuga ko yashyizeho ahantu h'uruganiriro yaca neza tunavugaga yitwa harya KP Empire 24 Empire nta Empire irimo no se ni Empire nta Empire irimo pe ni KP Media 24 KP Media gutyo KP Media Kagabo ni umunyamakuru Kagabo mwiza reka nkoreshe ijambo mwiza kandi mukuru ibigo by'itangazamakuru cyaba cya leta n'ikigenga kumugira nka main nk'uwibanze byatuma ikigo gikura nawe akazaba umunyamakuru uri macuwa ku buryo bamubwira bati habaye iki agatekereza icyo gukora atabanje kwegeranya ibitabo n'amamashini cyane rwose uko icyo bita uburambe mu kazi bakuye mu mategeko yo gusaba akazi ariko ni ikintu cy'ingenzi mu kazi ni icy'ingenzi buriya mu kigo bavuze ngo abantu basanzwemo mwese musohoke hinjira bashya umwaka washira abantu barashobewe ntabwo mwamenye ibyo ari byo nguba yashyizeho iyo ntuza iyo cano yo kugira ngo ajye atangiraho ibitekerezo akoreho ibiganiro abikora avuye mu kandi kazi agiyemo yego hakwiye kwiga uburyo aba banyamakuru bakuru batakaye basohoka batabura tutababura batava mu bigo birababaje kuba mu myaka 5 imbere bazahamagara ngo senior journalist muze ugasanga ni wowe urimo bitewe nawe ariko n'igihe azaba amazemo nk'imyaka 20 nubwo yaba amaze 22 aba yari kumwe na Kagabo yaba amaze 42 none se ntago yajya muri retraite nta mukuru yakuru ndagira ngo icyo cyemera nta mukuru buri mukuru muri uyu mwuga wacu mujya mubona iyo habaye inama mpuzamahanga dufite abanyamakuru b'abakameramani bagendana agatebe yamara gusetinga kamera ye akarambura agatebe akicara ko ntiyabona umugongo uhagarara kuri kamera inama irangiye uriya muntu ni umunyamakuru wajya kubona ukabona umusaza niwe urimo gukora stand up avuga ibyabaye agahura hari umudamu akabisoma akabivuga bikurikiranye ubwonko bwarafashe azi ngo iyo umuntu agiye gukora icyo amenya ko agiye areba isura ya perezida uvuga agahita amenya ko umuntu afite stress ye cyane kubera ko amaze imyaka areba abaperezida uwo muperezida yagiye ku butegetsi amureba ahangana n'ibibazo byari biharamureba ajya wundi iyo ahinduka aravuga ati ubwo agaragara atya mu ofisi ye hashobora kuba harimo yego ibi ngibi hari umudamu umwe n'umugore mukuru ndibuka abaza Trump ngira ngo bwa mbere Trump cyangwa Obama yaramubwiye ngo ubwo Bush pere muzehe ubwo yajyaga ku butegetsi yavuze ko icyo gihe mu kiganiro nari nakoranye nawe yambwiye ko none nawe urimo uravuga ko kandi nawe yagiye adakoze murimo murumva uwo muntu yabaza icyo bivuga hagati ya uwarimo kukubwira yakoze manda ebyiri harya umuhungu wakora izindi Bush mukuru yakoze imwe umuhungu wakora ebyiri ubwo n'eshatu hazi ya kane niyo arimo kubaza nabwo akakubwira tubwo ati akakubwira ati mu kiganiro cyabaye gitya cyarimo umwirabura w'umunyamerika wa undi bavuga ko hazaboneka perezida yitwa nde wa mugabo umwirabura hari umugabo wabivuze mwibagiwe ne arahari uyu wavuga ko hari yabaye Martin Luther Martin Luther akavuga ati icyo gihe twari abanyeshuri biga muri kaminuza ati twagiye kumwumva yego ati none uyu munsi ese uzasohoza inzozi z'abirabura yavugaga wijyana kure reba wa munyamakuru muri South Africa Mokowena yabaga ari kubaza umukuru w'igihugu uwo ari we wese yaramurebaga akamubaza baganira igituma nari mvuze icyo yego birabishye ntibiryoshye kubona abanyamakuru bakuru basohoka muri media uko byaba bimeze kose bashobora kuba amahitamo abaharara ari ugusohoka uburyo bwo kubaho neza ari ugusohoka ariko birabishye igihe kizageraho
umuntu azajya ashaka gusobanura icyabaye akabwumva akabona igisanga ukizi neza. ngayo nguko rero Kagabo yasezeye muri RBA. Umuntu ashobora kuvuga ngo kuba yasezeye bivuze iki, ariko ku mwuga wacu bifite ikintu kinini bivuze. Gusa jewe icyo nashimye nuko atarekuye mikoro. Yego. Ikindi abantu twabuze abanyamakuru benshi mu myaka ishize, turababura turaho bagiye. Oya banarekura mikoro burundu babivaho bararekuye. Uyu munsi iyo bavuga ngo mu Rwanda nta bagore barimo gukora ibiganiro bikomeye b'abanyamakuru, twarabagize. Bari bahari, yego. Face Imbabazi twarabagize. Mutesi Mati cyangwa Magi sinibuka, yakoraga ikiganiro cya business cyiza cyane. Yego. Abo bose baragiye, bamasatura baragiye, twarababonye barenga n'abandi benshi. Aho ushobora gusanga hari ibintu birimo. Umutoni Karine kuri RBA ni umunyamakuru ukora inkuru z'ubuzima. Uyu munsi ngira ngo habaye impamvu ituma atongera gukora ibyo biganiro, byanga bikunda hakaza undi. Hari terime ziri muri abaganga bavuga ntibazumve, warazumva akazisobanura mu Kinyarwanda twese twumva tutari abaganga n'ibindi. Harimo byinshi cyane, hari ikintu kifite ikibazo. Reka twambuke tujye hakurya. Mwabyumvishe rero Jean Pierre Kagabo yabwiye ibitangazamakuru bitandukanye ko yamaze gusezera kuri RBA, aho yari amaze imyaka isaga 22 ari umunyamakuru mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Ubu yamaze gusezera ku kazi ngo ashima ibihe byiza yagiranye n'abanyamakuru. Yavuze ko kandi ngo yasezeye kuri RBA kuko yabonye akandi kazi ahandi, gusa ashimangira ko nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru atazivanamo burundu ngo itangazamakuru ijye kure yiwe kuko ngo rimurimo. Yagize ati itangazamakuru ntiwarivamo rikurimo. Kagabo yahagarariye RBA ikiri Oremforo, Nyamagabe na Nyaruguru kuva mu mwaka wa 2010 hamara imyaka 3. Muri 2013 yimurirwa ku cyicaro gikuru cya Radio Rwanda. Yakomeje avuga ko mu myaka yose yakoreye uru rwego icyamushimishije ari ukugira amahirwe yo kwakira Perezida Paul Kagame mu kiganiro. Ati ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko mu itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Uretse iyi ntambwe, Kagabo avuga ko muri byinshi atazibagirwa harimo ko ariwe ni ibintu byo gusoma ko ariwe gahunda yo guhuza umuntu wagiye hanze ya studio radio iri gukorera mu gace runaka na studio yo ku cyicaro byatangiriyeho. Yavuze ko ngo guhuza umuntu uri hanze n'umuntu ngo uri mu cyicaro mbega ngo niyo byatangiwe na studio ku cyicaro nyine ngo niyo byatangiyeho. Ibindi ni inkuru z'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Central Africa, Cabo Delgado n'ibindi. Kagabo yashimangiye ko aho agiye atari ikigo cy'itangazamakuru ariko azakomeza kugaragaramo binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho rya podcast. Ati igitekerezo cyo kuyikora ni ukugira ngo nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru ngire urubuga rwo kuganiraho n'abantu, ariko no gukomeza gutanga umusanzu binyuze mu buryo bugezweho bw'itangazamakuru, aho tuzajya tuganira ku buzima rusange, amakuru agezweho, ariko cyane cyane jyewe nabyise urugendo rw'iterambere. Icyo nshaka gukoraho cyane ni ukuntu u Rwanda rwiyubatse kugeza uyu munsi. Yagaragaje ko nubwo asezeye azakomeza gufata RBA nk'umuryango we kubera ko yamuhaye amahirwe yo gukorera abanyarwanda binyuze mu mpano yari afite. Kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu Gushyingo 2025 yari umuyobozi ushinzwe kunonosora inkuru za televiziyo Rwanda, akanakora ikiganiro Imboni. Yambaye Kagabo asezeye nyuma y'iminsi bike afunguye YouTube channel yise Kipi Media. Reba ibiganiro kuri iyo channel niba ugeze uyu mwanya turi kumwe. Subscribe, like, nyaboneka subscribe, like. Ciao ciao.